Agafilime kacu tugatangiriye aha ngaha, umusore arimo aragenda mu nzira umukobwa aramugonga, telefone yiwe iba iramanyaguritse ako kanya umukobwa akimugonga, maze umusore agerageza kumubaza impamvu ariko umukobwa yanga kumwima amatwi, ahubwo umukobwa akajya amwereka yuko nyine ababaye cyane n'undi yari asanzwe afite ikibazo. Mu by'ukuri uno mukobwa nawe ashobora kuba abikoze atabishaka, ariko niyo ukoze ikintu utagishaka buriya wumva imishyikirano y'umuntu. Umusore yagerageje kumufata ngo amusobanurire ukuntu bimeze, ariko umukobwa aramwiyaka n'uburakari bwinshi, ahita aza yinjira aha ngaha. Amaze kwinjira aha ngaha ahita yikingirana, yigira umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane, ariko ibi byose yari ari kubikoreshwa n'ubwoba bw'ukuntu amaze kugira telefone y'inshuti yiwe. Ahise aza aha ngaha maze aba arifungiranye, maze agiye kubona atangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Noneho umusore abaza amusatira, umusore yaje amuhamagara Kayira, kuko usanzwe uno mukobwa ashobora kuba yitwa Kayira, amubwira ati Kayira sohoka ngaha nta kibazo. Kayira nawe abwira umusore ati reka reka ntabwo nsohoka ngaha, wasanga ushaka kungirira nabi, ukaba ari ari kubimisha kugira ngo nkunde nsohoka aha ngaha. Aha ngaha rero ntabwo ndi buze kuhasohoka. Mu by'ukuri Kayira yarakomeje yigundiriza mu nzu, yanga gusohoka, umusore arigendera. Maze umusore amaze kwigendera agira ngo noneho urebe Kayira yasigaranye agahinda kenshi mu mutima wiwe, afite n'ubwoba bw'ibintu amaze gukora. Biriya bintu amaze gukora ntabwo byari bisanzwe, gusa umusore yamusigiye ya telefone ayihambiriye mu kintu kimeze nk'igishashishaji, arangije arigendera. Ku munsi wakurikiyeho umukobwa yazanye na se, kumbe se niwe mwarimu w'ishuri yigamo. Noneho umukobwa yagarutse ku ishuri ari kumwe na papa wiwe, umusore arebye baramubonye, yibuka ukuntu yamumeneye telefone, yagira ngo banashyikirane banaganire, maze umukobwa akamwima umwanya. Umusore yaraje yikomeza kwitegereza umukobwa yicaye mu ishuri, umukobwa nawe yaraje akajya arebana na wa musore afite ibimwaro. Kayira yari afite ibimwaro hejuru y'ibintu yari yakoze, yaje kwicara mu ishuri maze yicara imbere ya wa musore yari ameneye telefone. Ubwo papa we yari atangiye gutanga amasomo, yinjiye mu ishuri, abanyeshuri bose bari gusakuza bahita bareka gusakuza, barahindukira kugira ngo batangire kwiga. Ubwo Kayira we yahise yikuraho telefone nk'umwana wa meterese, atangira kwigira muri telefone kuri TikTok yirebera videwo zigezweho, komeza yirebera video abandi bari kwiga. Umusore wacu nawe aha ngaha yari afite agahinda kenshi ku buryo byamuteye no gusinzira mu ishuri. Kayira nawe kuyigumira kuri telefone, arangije abona abanyeshuri bose barangaye nta muntu n'umwe uzi ibyo ari byo. Kayira ahita afungura ibage yiwe yihuse vuba vuba cyane, akuramo ikintu kimeze nka robingo. Amaze kugikuramo, hano wa musore wacu ari inyuma yiwe arimo aramureba, maze kugikuramo ako kanya ahita atangira kukirya, atangira kukirira mu ishuri ngo nuko abona abanyeshuri bose barangaye, ahita ashyiraho igitabo kugira ngo umwarimu atabibona. Umusore yahise ahaguruka aravuga ati tica dore ikibazo aha ngaha, dore umuntu wazanye ibiryo mu ishuri. Tica ariko ntabwo yabigize ikibazo gikomeye cyane, yaramutonganije ati Kayira kubera iki urimo urakora ibyo bintu. Kayira yahise abireka maze ahita abika ibyo yari ari kurya aricecekera. Kayira yahise arakarira umusore aravuga ati nta kibazo. Nuko noneho ubwo agafilime kacu tugakomereje aha ngaha, umusore nawe yagize atya arasinzira mu ishuri. Amaze gutasinzira hejuru y'ibintu byari byamubayeho byose, Kayira akebutse abona umusore yasinziriye. Aho kugira ngo amukangure cyangwa agire ikindi giki cyose yakora kizima, yahise amanika igitoki ahita abwira tica ngo ariko tica afite ikibazo gikomeye, dore umusore uri gusinzira mu ishuri nk'aho yaje atariye. Umwarimu nawe nta gutekereza kabiri yahise avaho yihuse, ahita azana inkoni ngo akubite wa musore usinziriye. Ubwo yayizamuraga agiye kuyimukubita, inshuti yiwe yahise yitambika tica iravuga iti tica mwihorere, ibi ngibi ni agakino gato twari turi gukina kugira ngo itimukanguriremo. Yahise imukangura, ariko mwarimu aramubwira ati ubutaha irindi kosa rimwe nzahita mwirukana muri iri shuri utazagaruka burundu. Umusore nawe aravuga ati yego nta kibazo. Mbese bisa naho uno mukobwa n'uyu musore bigana bapingana. Yego rwose niko bimeze, Kayira n'uyu musore biga bameze nk'aho bapingana cyane, gusa uno musore ukabona harimo n'akantu k'urukundo akunda uno mukobwa. Igihe cyo gutaha cyarageze, buri muntu wese azinga ibitabo bye ngo yitahe. Ubwo abasore bose barahagurutse barataha n'abandi bakobwa bari bari muri iyo karasi. Kayira we yajya guhaguruka umusore akamukwega ati cara hasi nshaka ko tuganira. Kayira yahaguruka buri uko ahagurutse akamukwega, umukobwa agera hararakara cyane, amubwira turi kunesha umutwe kubera icyo waretse nkitaha, niba utagira aho utaha waraye aha ngaha ukandega njyewe. Umusore agerageza kumwinginga amwereka yuko amushakira ibyiza, ariko umukobwa yanga kumwumva, ahubwo umukobwa aramurakarira cyane, azamura n'ibitabo bye ngo amukubite. Ndebera nawe, ndebera aho umuntu w'umukobwa nk'uyu nguyu yakubita
gukubita umuntu w'umusore muri karasi abanyeshuri bose bareba. Kariya akaba ari agasuzuguro gakomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo bidatinze uno musore yahise ategurana puraka n'inshuti yiwe kugira ngo barebe ko nibura iyi puraka yabasha kumuhuza n'uyu mukobwa. Aho yaje akifungisha amaraso aha ngaha, mugenzi we agaturuka inyuma akamukubitisha umugeri kugira ngo yigushe kuri uno mukobwa. Ndebera aho umuntu yemera kurinda kurya umugeri kugira ngo basi inde kuba yakuvugisha. Ngaha bagira ngo nibura Kayira abone yuko nawe n'umusore nawe nta ruhare abigezemo. Ariko nyine Kayira ararakara, agaragaza uburakari bukabije cyane. Bituma bafata umusore aramuhakanira ati rwose mbabarira ntabwo ibi ngibi ari uko twari twabitekereje. Ibi ngibi Kayira yakomeje kumuhabura cyane, aramutonganya aramubwira ati wowe icyo uzi ni kwirirwa wikanga inyuma y'abakobwa mu ishuri nta n'ubwenge ufite. Dore na ya nshuti ye bari bateguranye puraka ngo nayo barirukanka. Ku munsi wakurikiyeho Kayira agarutse mu ishuri yarakaye cyane, atangira kumumenaho ibintu bimeze nk'ibiyahurute sime, atangira kubimumena mu maso abanyeshuri bose bareba. Uno musore Kayira yaramusuzuguye cyane, atangira kumumenaho ibintu, ariko umusore aramubwira ati Kayira uri gukora ibiki? Ati Kayira ati none se noneho urabigenza ute ko noneho tice yavuze ngo tugiye kujya twicarana? Bivuze ngo Kayira uno musore yishimiye kuba bagiye kujya bicarana, ariko Kayira we ntabwo abishaka. Nkaho inshuti ye yaraje iritambika, Kayira agiye kumukubita urushyi ararufata, aramubwira ati Kayira ntabwo umuntu w'umusore ari ngombwa bakumukubitiye hano mu ishuri, ugomba kugaragaza ko umwubashye. Noneho Kayira nta kindi cyabaye, yakomeje gusuzugura umusore cyane. Gusa umusore ntabwo biri kumunezeza nubwo Kayira akomeje kumusuzugura, ariko umusore bisa naho akunda umukobwa, bisa naho yihanganira buri kosa ryose yakora. Umukobwa yahise yikubita ahita yicara mu ntebe. Gusa n'ubundi kubera ko gahunda yari yahindutse bagomba kujya bicarana, umusore we yari yabyishimiye cyane. Inshuti igerageza kumubwira ariko Kayira wamwihoreye. Umusore ararakara cyane ku buryo yatangiye no gushwana n'inshuti ye. Byatinze bahise baza kwicarana, agafilime kacu karacyakomeza. Mwibutse yuko njyewe ndi guca ahangaha ariko uri guca entertainment, dukomeza kuguhereza utuntu nk'utu ngutu twiza. Mwibutse gukanda subscribe, gusiga igitekerezo muri comment, ukavuga kandi gafilime ushaka nuko wabonye aka ngaka kugira ngo mpite nkohereza kandi gafilime vuba. Bakomeje kwicarana, amasaha yarakomeje aricuma, ariko umunyeshuri w'umusore yumvaga yishimye cyane mu mutima we. Ariko Kayira akicara bashondana. Ahangaha Kayira yahise yiga ubundi bwenge, aragira igitekerezo aravuga ati ariko uno musore nakoresha indi strategy kugira ngo mwikureho. Atangira kujya yihanaguza ku ishati yarimo arisetsa cyane, araseka. Ariko umusore biramubabaza kandi biramubangamira. Ariko Kayira we ntabwo yabyumvaga, kuko yumvaga yuko gahunda ari ukumwenzaho kugeza ubwo amuhunze. Atangira kujya ashishura ibintu wagira ngo nibyo kuri shikarete, akamwomeka ku kiganza. Ndebera nawe kugira ngo umuntu agusuzugure kuri uru rwego wowe ukomeza umukunde. Umusore akatwikuraho akatubika, umukobwa akomeza akamwomekaho ibintu byinshi kugira ngo akunde amwiyenzeho, amwereke yuko batari kumwe. Ariko umusore bikamubabaza ariko akihangana. Yakomeje kwihangana, umukobwa nawe akomeza amushyiraho ibyo bintu, maze aho bigeze umusore nawe ararakara cyane. Ahindukirana Kayira, arangije areba ibage yiwe, arangije atera ibage vuba vuba ya Kayira yihuse. Kayira barabibonye, maze kubibona umusore atarayifungura Kayira barayimwaza. Atangira gukurana mu ishuri. Mwibutse no musore yasezeranye na mwarimu yuko indi kosa rimwe azahita amwirukana. Vuba bidatinze, dore ukuntu umusore bahise bamwirukana mu ishuri. Mwarimu yahise arakara ahita avuga ati isezerano gira vuba vuba ryubahirize, ngaho itahire vuba vuba kandi ntuzangarukire mu kigo, gira vuba vuba niko mubwiye. Mwarimu yahise amwirukana asohoka muri karasi. Kayira nawe yahise ababara cyane, bisa naho Kayira yaratangiye gukunda uno musore, gusa ariko yaramukunze igihe cyararangiye kitagishobotse. Arimo aragenda yataye ka ajenda kiwe, Kayira aramuhamagara ariko umusore ntiyumva. Yaragatoye maze atangira kugasoma. Urabona yuko Kayira nawe yaratangiye kuza mu rukundo, ariko atangiye kuruzamo byararangiye. Bantu mwese mwari muri kureba kano gafilime, ngira ngo mbibutse yuko buriya robine igira agaciro iyo amazi yagiye mw'abantu mwe. Agafilime kacu k'uyu munsi niko karangiye. Niba wagakunze ukande subscribe, wibuke gusiga igitekerezo muri comment cy'uko wakabonye.